mureke duhe ikaze Mukarubega Zulfat niwe mugore washinze kaminuza ya UTB. Yego, tuguhaye ikaze. murakoze. Umuntu ahita yibaza ubundi kera hambere aha umuntu akwitegereje umugore nyine icyo gihe ari mutima w'urugo nyine yabaga ari bukorope ari busase ari bwoza ibyombo. Igitekerezo cyo gushinga kaminuza cyavuye kuki? Murakoze. Mbanje kwifuriza buri munyarwanda wese n'abatari abanyarwanda ariko b'abadamu umunsi mwiza. Umunsi mwiza. Murakoze kuri ubu butumire. Igitekerezo nagize cyo gushinga universite nagihereye ko nari umucuruzi kuva mfite imyaka 20. Nari mbaye umugore ariko nza kuba uko nari imeze ndi mu rugo naho nari ngiye kera ntabwo babaga ari ukuvuga ngo wakundanye n'akanaka, nisanga muri situation ikomeye. Niho rero natekereje gufungura ubucuruzi, ariko ubucuruzi bw'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Natekereje rero gushyiraho resitora ahantu nabonaga, kubera ko nkiri umukobwa nakoze nari umusekreteri comptable ahantu mu magaraje hari igikondo. Nza gutekereza rero ngeze muri icyo gihe gikomeye cyane ko umuntu yafungura resitora, ariko nta mafaranga nari mfite ibihumbi 5 gusa. Negera umuturanyi ampa utumeza dushaje yari yarajugunye ndarantoza, twari 4. ngo hari ryari hari muri 79. Nibwo ninjiye mu buzima bwo kuba umugore. Yego. Noneho arambwira ati nta kibazo wadutwara. Ubwo naraye ndukuba n'udutebe tugera ku 8. Ubwo mu gitondo saa 11 nibwo nafashe utuntwaza muha kuri ya mafaranga ibihumbi 5, ngura n'umukati, ngura na tangawize, mbese nkoresha n'ibikoresho nari mfite mu rugo bijyanye no gutanga icyayi n'amasahani make nari mfite. Ubwo ngura umukati, ngura n'amakara, noneho n'aya mameza n'udutebe, amameza n'intebe zayo. Ubwo umukozi arabintwaza, ndagenda. Ubwo hari saa 11 mu gitondo mva i Nyamirambo, hariya mubona kuri stade niho twari dutuye. Ubwo njya hari igikondo n'amaguru. Ubwo rero niho natangiriye iyo resitora, ateka icyayi. Umva naguze iyo sukari n'umukati, ariko imaze gushya nariyutse njya mu magaraje hose. Noneho ngenda mabwira ko baza kunywa icyayi ko nafunguye resitora. Barabyishimiye kuko nta resitora yari ihari. Baraza banywa icyayi. Ayo mafaranga nabonyemo niyo nagiye guhahisha ibyo kubatekera saa 6. Yego. Ngaho rero aho UTB yaturutse. Bihura gute? Yego. Kuva aho ngaho. Aho rero urebye, kubera ko nta nandi maresitora yari ahari, nagiye uko urumva narungutse. Noneho njya guhaha ibya saa 6, naho baraza ari benshi. Nta nubwo bari bafite aho bicara hahagije, bamwe barahagararaga ariko tukabashyirira ku isahani. Yewe ngiye no kugura ibyo biryo nongereyeho n'udusahani muri ayo mafaranga ya mu gitondo. Ubwo narakomeje gutyo, ariko nkataha n'amaguru, nanone nkongera nkazinduka. Natahaga mu saa 3 z'ijoro n'amaguru, ariko nkongera nkazinduka nkaza nanone saa 11. Ubwo nangaga gufataho n'igiceri cya 20 cyo gutega kugira ngo nzamuke, ariko ibyo nabikoze igihe cy'umwaka. Amafaranga wenda nashoboraga gufataho make atarenga 200 nayo guhaha mu rugo kuko yarahahaga. Ubwo nakomeje icyo gihe mara umwaka, ariko maze umwaka mbona ariko nunguka. Noneho mbona abandi bantu 4 baje gufungura resitora. Aho rero niho natekereje ko abakiriya nabonaga ku bwinshi ntazababona, ahubwo ntekereza ikindi nakora kugira ngo noneho
two kugabana abo bakiriya kuko natekereza ko ntakunguka nk'uko narimo kunguka. Natekereje butike, ariko nubwo natekereje butike n'ahandi hari amabutike. Ntekereza butike mu Biryogo, nkoresha aya mafaranga nari ngezeho, resitora ndayireka, ariko iyo butike nubwo hari izindi njye numvaga hari uburyo nifitemo nzajya mpanga ibintu, nzajya nakira abantu neza ku buryo mbese mbarusha. Nicyo jyewe najyanye, ariko hari andi mabutike niko narabikoze. Ndangije mpanga neza, urebye ukuntu napangaga sositomate, ntabwo wibwiraga ko ari sositomate ndimo gucuruza. Ubwo mfata n'umunzani noneho nkajya mpima n'ibiro, ariko icyaje kugaragara ni uko uwanyuraga ku muhanda wese akurikije ko nari narashyizeho n'indabyo ku kameza imbere, ariko unyuze kuri kaburimbo wese akarunguruka akareba agahita yinjira. Uko yinjiye nkamukaribisha, nkamuvugisha neza. Ni ukuri naracuruje, abantu bose noneho bakajya bavuga ngo turajya kugura kwa wa mumama wacu, mba wa mumama wacu, niko bari banzi. Ubwo nabonye ko noneho abantu banyitabiriye, ngezaho noneho njya mu mujyi, hari abantu bacuruzaga nkajya nzana ibintu byinshi. Yego, nenge kubaza nti aho noneho mu kuzamuka mu bucuruzi busanzwe niho haje kuva ya mafaranga yo kuvuga uti noneho ngize amafaranga angana atya runaka ngiye gushinga kaminuza? Oya, iyo niyo ntangiriro, kuko iyo ntagira iyo ntangiriro simba ngeze aho ngeze. Ariko noneho ahantu wenda byaje kugira ngo mbe koko natekereza iyo kaminuza, nk'uko muzi kera nta mugore wagiraga bizinesi ngo yitwiye. Nubwo wabaga wayitekereje, nubwo wabaga ucuruza cyangwa, ariko mbese ntazina umugore wagiraga ikintu cye ngo aracuruza iyi bizinesi y'umugore. Ubwo byaje kugezaho rero uko ncuruza iyo butike, ngenda nanikopesha mu mujyi, yewe noneho nkavanga ibyo bitaga taka ni ukuvuga wavangavanze ibyo ucuruza byose. Ariko nza no kubona umumama, na n'ubu aracyari mu mujyi, bitaga Fatuma, ngenda kumuguza imyenda mbese nashyira mu iduka. Ubwo ndabivanga, noneho abantu banyitabira ku bwinshi. Ariko aho niho rero umugabo yaje kugura imodoka, ariko agura imodoka gashaje cyane. Twajya tugenda twagera imbere kagapfa, noneho kapfa akajya mu garaje. Yajya mu garaje nkajya mbona Abagande, Abanyekongo, nibo mbese duhama ayo mafaranga, nubwo ari make ariko nkabona nta Banyarwanda. Aho noneho nkajya mbona Abanyarwanda barakina ibisoro, bicaye ku mihanda, mbese ibintu nk'ibyo. Nza kugira igitekerezo, ndavuga ariko aya mafaranga kuki atwarwa n'abanyamahanga gusa, kuki atari umunyarwanda uyatwara? Niho nagize igitekerezo cyo gushyiraho ishuri ryigisha commerce, comptabilité na mécanique automobile, ariko nifashisha abanyamahanga bigishagamo. Ariko ubwo nari ngifite na ya butike, kuko ncuruza nunguka cyane. Noneho nza gusaba umugabo ahantu yari afite, hari utuzu duto cyane tubamwe abantu, niko nahagira ishuri. Anyemereye rero nibwo naha transformaga neza, nashyira iryo shuri, nshaka abantu barigisha. Ariko nza gutekereza, ese formation nabonye ko ari ibijyanye no kubyaza, ibijyanye n'abana, kurera abana, mbese bya bindi bitaga centre de santé bya kera, nizo formation nari naranyuzemo. Ariko nza gutekereza ni gute nshobora kumanaginga business, gucuruza nka managinga n'ishuri. Naje rero nari mfite, nubwo nari narabaye mu Islam, ariko kera nari umukatolike, nari mfite ababikira bakuru banjye, nza kubasaba kugira ngo bansabire muri lycée Notre Dame, ndi umugore. Nari mbyaye kabiri, ubwo nibwo noneho bampaye ishuri, niga ndi umugore, nkajya njyanayo n'abana muri gardienne, nkahava nkaza kureba ishuri, nahava ku ishuri nkareba butike uko bimeze, ariko nkanataha kare kugira ngo ndebe iby'urugo. Uko nabonaga ko nanone ntagumya gufata neza urugo rwanjye bitazankundira,
cyane cyane nk'uko mubizi abagabo wenda nako si n'abakera gusa n'abubu ngubu umugabo wese aba yumva ko wakwita ku rugo rwawe kandi ukamufata neza. Ibyo rero narabyubahirizaga ngataha kare, ariko bajya kuryama njye ngafata ibase y'amazi. Ubwo narangije gutunganya abana, mugabo nagabuye byose byatunganye, njyewe aho kuryama ngafata ibase y'amazi akonje ngashyiramo amaguru kugira ngo ndasinzira, ngasubira muri ya masomo twize. Kuko numvaga mparanira kugira ngo ntazarenga ba 10, kuko nari nsubiye mu ishuri maze imyaka myinshi, ariko byaramvunye cyane, ariko kubera intego nari mfite mbigeraho. Ubwo rero nakomeje gutyo, ariko aho biza kugeraho jenoside iraba, ubwo ibintu byose byahindutse zero, nta kintu na kimwe nasigaranye. Ubwo nyuma ya jenoside rero niho nongeye gutangira ubuzima, kuko nakundaga gucuruza cyane kandi nkakunda gukora, kandi nkumva icyo niyemeje ngomba kukigeraho. Aho niho kubera bari baradusenyeye, nabanaga n'abandi mu kabutike hariya muri quartier commercial. Uko abantu babyitaga ngo ni ugupiya, bajyaga gukura ibintu hirya no hino bakabinyuzaho, noneho nkabibaka, ngiye nkashyira aho ngaho turara, kuko nta n'umuryango wari uhari. Ubwo nkabicuruza, ariko nza gutekerezaho 1996 igereye, nza gutekereza ko habanje umwana wa mukuru wanjye bari barahungiye muri Kongo, baza kuza i Burundi bashaka kuza, ariko babanza kuza kureba abasigaye. Noneho yumva ngo ndacyariho, araza, yari afite amadolari 200, arayampa aho nari aho bari bamfatiye abana. Urumva ahantu nararaga hatagira n'umuryango, mbaha ayo madolari 100, nanjye nsigarana ayandi. Aho rero yo niyo navunjishije ntangizamo business. Na n'ubu nawe uwo mwana wa mukuru wanjye yitwa Mukabiyenzi Francis, na n'ubu nawe akora business, murana namusabira Imana izamumpera ibyiza byinshi. Rero aho ngaho naho niho natangiriye gutekereza, ese kwaya ngenda ngura utuntu duto duto, ariko nkumva nshaka mfite intumbero yo kuzongera gukora business ifatika. Natekereje kujya kureba Banque de Kigali, kuko niyo twakoranaga mbere ya jenoside. Ndagenda ndababwira nti rero ndashaka kongera gusubira muri business. Atese zurufatiye ingwatiriye n'inzu nari narabahaye ingwate barayisenye, ariko ndashaka amafaranga nongere nkore. Ati none se biragenda gute? Nimwe ndababera ingwate, ikindi aho iyo nzu ni kubera ko twakoranye neza, murabizi nta buhemu ngira, ni ikindi aho inzu yari iri baza kumpa $3,000 by'amadolari. Weya nicyo cyiza iyo nanakangurira abagore bagenzi banjye, amafaranga ya banki yo bayaguhaye ukayakoresha neza, uyakoresha ibyo wababwiye urunguka. Ariko iyo wafasheho nayo kugura umwenda byonyine, hita wiyandikira ngo wahombye. Icyo rero narakizirikanaga cyane. Hari n'umuntu wanabimfashagamo witwaga Jean Pierre, ukora muri Beka, na n'ubu aracyahari. Niwe wagiye anyigisha uburyo umuntu akorana na banki, kandi narakurikije inama yagiye ngira, kuko ngera kuri byinshi. Ariko se wenda utararenga aho ngaho, hari ukuntu by'umwihariko nko kugira ngo umugore yumve yuko ashobora kugira konti muri banki, byagiye bifata igihe kugira ngo buri wese yumve yuko muri banki nta hantu hanjye, nshobora kuhajyana umusaruro wanjye, nshobora no gutinyuka nkahaguza nkiteza imbere. Ni ibintu bitari ntabwo ari ibya kera, ntabwo ari ibya kera rwose. Ubu ngubu nibwo umuntu yavuga yuko bitangiye nyine kumva ko buri wese abifiteho uburenganzira, ari inzira imwe mu kwiteza imbere. Icyo gihe wowe kugira ngo uvuge uti reka ntinyuke, birumvikana ko na mbere ya jenoside mwakoranaga n'amabanki, kuvuga ngo ndi umugore ndatinyutse ngiye gushaka amafaranga muri banki ngo niteze imbere. Ubwo bumenyi n'ubwo bushake byose byaturukaga ko atari benshi babikoraga.
wenda ubumenyi urumva ko nasubiye mu ishuri kwiga ibya commerce comptabilité yego bifashijwemo na mukuru wanjye wihaye Imana. Ikindi nakubwiye abangiraga inama bakoraga muri banki, ntabwo mu by'ukuri izo bizinesi zari ku rwego rwo hejuru, ariko zaradutungaga nk'umuryango wacu. Ahubwo ni uko nyuma ya jenoside noneho natekereje ko uwo muryango hari abasigaye ndacyawufite, ariko noneho ni gute nawutunga. Ubwo rero impamvu natekereje nanone, wenda icyo wari uvuze uti ni gute umuntu wa kera gutyo watekerezaga banki, ni uko nari naragize inshuti nziza, kandi muri bizinesi wifashisha abantu bari mu murongo w'icyo wifuza, kugira ngo noneho inama bakugira uyifashishe ushobore kuba wagira icyo ugeraho. Nakubwiye rero wakoraga muri banki ariwe Jean Pierre. Ikindi nanone uburyo kinagiye nyakoresha nkabona mbese simpombye, nicyo cyantinyuye. Ariko na kwa kundi twigaga commerce comptabilité byatumye nabwo mpumuka, nkumva ko uburyo umuntu akoresha amafaranga, uburyo ki umuntu yagira icyo ageraho, nabyo byaramfashije, narahumutse. Twavuga ko kaminuza yawe washinze ari imwe muri kaminuza ifite amabranche menshi mu Rwanda, ifite abanyeshuri benshi, kandi imaze gusohora umubare munini wabo twavuga ku isoko ry'umurimo, kandi barakora neza iyo basuye mu mahoteli. Mwakoze cyane. Ni irihe banga binjirana muri ririya shuri? Ibanga rero binjirana muri ririya shuri, wenda nakubwira uko noneho uretse ibyo byantungaga ariko ntazi ko bizagera kure. Ubwo naje noneho gutekereza nyuma ya jenoside aho bamereye amafaranga kujya mu bucuruzi bwo hanze. Ubwo ndagira ngo mbabwire uburyo noneho iyo kaminuza yaje. Nagiye njya mu bihugu byo hanze, mu Butaliyani kugura imyenda. Urumva nyuma ya jenoside nta myenda myiza yabaga ihari. Natekereje rero ayo mafaranga banki impaye ni iki nayakoresha kugira ngo adahomba kandi cyanyungura nkariha na banki neza. Natekereje kujya mu Butaliyani, ni ubwa mbere nari ngiye mu gihugu cyo hanze. Ntekereza no kujya mu Bufaransa, hari inkweto z'abadamu nziza, ariko mu Butaliyani nahakuraga amakositime n'inkweto z'uruhu kandi za make. Ibyo rero nabikoze igihe cy'umwaka n'igice, ariko mbona uburyo ki noneho ese ko mbona amafaranga kandi ko njya mu bihugu byo hanze tukarara mu mahoteli, ko mbona uburyo ki mu mahoteli bakira abantu neza ababagana, kuki mu Rwanda tudafite iyo serivisi nziza yo kwakira abantu neza? Aho niho rero natekereje ko nafungura ishuri ryigisha rikanahugura mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Ni icyo gitekerezo hari mu 2000, ariko kugishyira mu bikorwa cyagiye mu bikorwa mu 2006. Ariko iyo myaka 6 nayimaze ndimo kwitegura uko najyaga kurangura hanze, kuko ubwo iby'imyenda n'inkweto naje kubivamo muri 1999, ari uko mbonye abantu bajya kurangura i Bugande bakazana mbese ibya make ariko bitari byiza. Niho naje rero gutekereza noneho kujya muri furniture. Nararebaga nanone burya iyo umuntu afite bizinesi ntiwayihambiraho, kuko hariho n'igihe wenda ngira ngo n'ubu murabibona igihe cya corona virus, ntabwo wakwihambira kuri bizinesi kandi ubona itagenda. Uko nabonaga rero nk'uko mwabibonye nababwiye nkiva kuri resitora, naho natekereje ko iyo myenda n'inkweto nabireka, kuko mbona abantu benshi babigiyemo kandi bazana ibitafite bihendutse kurushaho. Aho niho natekereje kujya muri bizinesi ya furniture ya Dubai ndarangura. Ariko impamvu nabitekereje nabwo nuko nabonaga leta itangiye kwiyubaka ikeneye ibikoresho. Buriya gukora bizinesi ni ugutekereza kure, ugahora buri gihe ushaka innovation, naho ubundi ntiwakunguka. Aho rero narabikoze koko. Icyo narebaga ni ukuzana ibintu byiza, n'abandi bari batangiye gukora iyo bizinesi, ariko icyo nabarushaga ni karite. Rero uko noneho mbiranguye nkaza nkabishyiraho,
ariko nsubiye inyuma gato aho naguraga imyenda n'inkweto muri ibyo bihugu bya Europe, narazaga noneho hari abavandimwe basigaye nkabasiga mu duka ko nari narabatoje gucuruza, nza gutekereza ariko n'iki kindi nakora kugira ngo iyi bizinesi ndusheho kubona amafaranga. Ako nari nkarenzeho kandi niko kampaye nako amafaranga menshi. Ntekereza noneho kurangurira abantu bo muri Matiyusi. Urabona abo muri Matiyusi muri quartier commerciale bararanguza. Avuga nti ubwo namenye kujya hanze nkagira n'ibyo ngura, numva na Dubai ngo hari ibintu. Aho niho natekereje rero kubasanga kugira ngo noneho mbarangurire. Ariko icyo nababwiraga ndabahera ku giciro cyiza. Mu avance igice, ubwo nafataga nk'abantu banamadukane bakampa avance nkagenda nkarangura Dubai, naho n'ubwa mbere nari mpageze, ariko noneho uburyo bwo kubizana nkafata Daihatsu iriya nini nkayigira nk'uko kontineri bimeze ngafunga. Ubwo urumva iyo Daihatsu nayiguze nzayigurisha na kontineri, nyikozemo kontineri, ibicuruzwa bijemo byose biragera i Kigali nta faranga bimpagaze. Nabitanga ku giciro cyiza, noneho n'abandi babimenya bakantuma. Ubwo uko bampaga yandi yasigaye niko nahitaga njya i Burayi kurangura bya bindi nkaza nkongera mbese nahoraga mu nzira, ariko narungutse cyane. Aho rero noneho 9 niho natangiye nanone guhindura bizinesi njya muri furniture, kuko nabonaga leta ikeneye ibikoresho aho bakorera n'iki, naho nagiye nsindira amasoko cyane kubera ko ari jye wagiraga ibya karite. Iyo urebye urwo rugendo rwawe rwose muri bizinesi zitandukanye, urumva ko harimo n'ubwenge no gushaka no kureba igikenewe, n'iki kiri hanze, n'iki n'ayahe mahirwe ahari, ni nayo bizinesi buriya igiye kugira ngo ukore ikindi. Uyu munsi abagore, abakobwa muri rusange bafite mahirwe ki ashobora kubafasha kugera ku iterambere ryabo bifuza? Ni amahirwe menshi. Ibyo nababwiye ntangira bizinesi, nari mfite igihugu gica abantu intege, ikindi kidaha n'agaciro umugore. Ariko kugeza ubu icya mbere cyo bafite igihugu kibaha agaciro, yewe noneho hari na opportunity nyinshi zijyanye na bizinesi, noneho hari n'ikoranabuhanga. Kandi muzi ko ikoranabuhanga muri iki gihe rigera ku isi yose. Ibyo byose ntabyo twari dufite twe, ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa muri iki gihe yacuruza. Hari bizinesi nyinshi zirengeje izo washobora gutekereza mbere ya jenoside. Niyo mpamvu rero nakangurira umwana w'umukobwa icya mbere cyo kwiga agamije kwihangira ibyo akora. Icya kabiri ni ugutekereza kure, kumva ko mu gihe igihugu kiguha agaciro cyereke ko nawe ukwiriye ako gaciro, ahubwo ufate izo opportunity uzibyaze umusaruro. Wenda ikindi nabongereraho nuko iki gihugu nimubone ko abanyamahanga baza kugishoramo imari, buriya nuko baba babonye hari opportunity. Nakangurira rero urubyiruko rufate ayo mahirwe rwahawe n'igihugu kibakunda cyane, ahubwo bayabyaza umusaruro. Bayabyaza umusaruro gute? Kugira ngo ushinge bizinesi nuko ureba igikenewe, ibibazo biri mu gihugu ni ibihe, ese ni gute nabikemura, ahubwo nanjye noneho bimpesha bizinesi kandi nkemura n'icyo kibazo kugira ngo nanjye ngire contribution ku gihugu cyanjye. ngira ngo turimo kugana ku musozo, noneho watubwira indangagaciro byibura 3 umukobwa, umudamu agomba kugira zihoraho kugira ngo iyo bizinesi ashaka gukora ayigereho azanarengeho. Murakoze cyane. Indangagaciro ya mbere ni ugukunda igihugu cyawe. Yego. Kuko urebye uburyo ki nanjye nkora bizinesi naho ingejeje, nuko mba numva nanjye mfite ishyaka ryo kugira contribution ku gihugu cyanjye. Icya kabiri ni ukuba inyangamugayo. Buriya utari inyangamugayo niyo wagira amamiliyari ameze gute urahomba. Iyo uri inyangamugayo, buriya nagiye mbabwira uburyo ki nagiye nikopesha nuko bambonagamo ubunyangamugayo.
icya kabiri ni ukugira intego. Iyo ufite intego y'icyo ushaka kugeraho kandi noneho uragiharanira, ntabwo wumva ko uri bugende mu nzira iharuye gusa, ahubwo uko uhura n'amahwa n'uburyo uyakuraho burya hari ubwenge wiyongera. Muri icyo gihe rero uko wiyongera ubwenge niko uharanira kuvuga ngo nanjye ndashoboye, kuko nabanza no kubabwira ko nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika we wakanguriye umugore. Niyo mpamvu ubona n'abagore mu Rwanda ari namwe mwese, kera nta wakoraga iyi mirimo mukora, nanjye sinakoraga iyi nkora. Niyo mpamvu tumushimira cyane nk'abagore b'abanyarwandakazi, yewe munareba no ku rugamba yerekanye ubudashyikirwa, n'indashyikirwa koko yerekanye ubudasa ku isi. Niho n'abagore babonye ko nabo bafashije basaza babo ku rugamba rwo kubohora igihugu. Iyo ni indangagaciro rero yo kumva ko ufite intego kandi uharanira kuyigeraho. Ni nayo mpamvu na n'ubu tumushimira, na n'ubu adukangurira kugira ngo dufatanye na basaza bacu kugira ngo noneho turwane uru rugamba rwo kurwanya ubukene, guteza igihugu cyacu imbere kandi natwe twiteza imbere. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane ku rugendo rwiza udusangije, kwerekana imbaraga zikomeye wagize mu gushakisha hirya no hino kugira ngo wibuse uri umugore witeje imbere, ndetse kandi ntabwo ari ibyawe gusa, ahubwo wagize n'uruhare mu gukora ibikorwa bifasha abandi mu iterambere ryabo. no gushimirwa. Urakoze cyane. Urakoze. Kandi umunsi mwiza w'abari n'abategarugori. Yego.